Bakunzi ba ST Trustmate tuje n'inkuru nshyashya nk'uko bisanzweho. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inkuru y'umusore watewe agahinda n'umukobwa byari byitwa ko amukunda ndetse anamwizera, yaramwimariyemo. Gusa uyu mukobwa yamucaga inyuma, uyu musore atabizi. Ese uramutse wisanze ari wowe urimo urakorerwa nk'ibyo uyu mukobwa yakoreye uyu musore, wabyifata mute? Mbibutse gukora subscribe, iyi ni ST Trustmate, ndetse ukore share, utange n'ibitekerezo muri comment kubera ko nabyo ni ingenzi. Gusa reka turebe ngo byatangiye bite. Umusore arimo kugenda ku ruhande ngo akibuke, abaguye mu kantu atungurwa asanga girlfriend we arimo aganira n'undi musore kandi bigaragara ko amuca inyuma. Igihe barimo baganira, umusore nawe yaguye mu kantu aribaza, yibaza byinshi bitewe n'ibyo yari abonye. Gusa bitewe n'uko nabo rero bamubonye n'ikimwaro cyinshi, yigira inama yo kugenda agasuhuza umusore wari ufite girlfriend we, maze amugeze iruhande aramusekera nyine nka bimwe by'abantu bamwe bamaze igihe kinini batabonana. Yamuhaye ikiganza aramusuhuza, gusa kwifata biramunanira, yivamo urushyi arukubita girlfriend we. Maze icyakurikiyeho yahise asezera uyu musore. Mu gusubira inyuma ngo agende, yagiye agenda akamwishe, yibaza ibimubayeho byose kubw'umukobwa yari yarakunze ariko agasanga yaramubeshaga. Umukobwa nawe yaje kugwa mu kantu, azamwiruka inyuma amufataho, amwihanganisha, amubwira ko amubabarira. Gusa uyu musore ntiyabikozwaga kubera ko ukuri kwari kwashyizwe ahagaragara. Maze umukobwa kubera ko nawe byari byamukoze ku mutima, agenda akaramurengura maze asaba imbabazi. Uyu muhungu nawe ntiyabikozwa, maze arigendera ariko agenda yibaza ibimubayeho byose. Ni nako uyu mukobwa yigira inama yo gusubira ku muhungu bari bahoranye. Gusa umuhungu nawe yari arimo byibaza ibirimo biraba. Ahamagara umukobwa aramubwira ati ibi ni ibiki mbona? Aramubaza, umukobwa amubwira ko nta kibazo rwose. Gusa umuhungu ntiyabyumvise, nawe aramureka arigendera. Umukobwa asigara wenyine. Gusa nkwibaze wowe urimo urankurikirana kano kanya, ese uramutse ari wowe uhemukiwe bene aka kageni, wabyifata mute? Duhurire muri comment. Mbasaba gukora subscribe ndetse mukaza gusharinga iyi video. See you, ciao ciao.